ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ngira ngo niba ukoresha imbuga nkoranyambaga wagiye ubasha kugenda ubona ino nkuru y'urupfu rw'umwana w'umusore wari ukiri muto cyane, ubona wari uri mu kigero cy'imyaka muri 22, 21 gutyo nyine, like urebeye nyine, donc urebye uburyo nyine physical appearance ye nyine imeze, urebeye nyine uburyo agaragara mu buryo buri physical. Abantu bagiye batandukanye benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bari kumenya amakuru y'urupfu rw'uyu musore witwa Eric, bari gukomeza kugenda mu by'ukuri bagaragaza agahinda batewe n'urupfu rwe. Benshi ari nako bakomeza kugenda bibaza bati ubuse koko uyu mwana w'umusore azize iki, bigenze gute? Bamwe bati iyo umwaka uri kurangira impfu zikunze kugenda zumvikana, ati ntabwo tuzi impamvu. Ngira ngo ibi byose nibyo tugiye kuza tugarukaho muri ino nkuru. Birababaje, biteye agahinda, ngira ngo ndaza kuza kuba nabagezaho uburyo ki yaje kwitabamwo Imana, n'uburyo buri gukomeza kugenda butera benshi agahinda. Hanyuma mbere na mbere tubanje kwihanganisha umuryango we, Imana y'amahoro, Imana nyirihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze mu bihe nk'ibi ngibi muri gucamo bitoroshye byo kubura umwana wanyu. Ariko kandi ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abari nako twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Muhumure, mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bagiye bavuga ko uyu musore yitwaga Eric. Amakuru avuga ko ku itariki 18 ubwo nejo aribwo Eric yaje kwitaba Imana, yitaba Imana azize impanuka ya moto nk'uko bitangazwa. Abantu bati ni bya bimoto bya Sipiro, ati ni bya bimoto by'ibiragi biri kumara abantu, biri kwica abantu. Ati leta nidufashe ibi bimoto ibe yagira gutya ikabihagarika. Mu by'ukuri ntabwo bizwi neza ko moto yaba yaramwishe ari moto zino z'amashanyarazi, ariko izi moto ni zimwe mu ziri gushyirwa mu majwi ko ziri gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Abaturarwanda ariko bakomeje no kugenda bataka binginga bati leta mudufashe izi moto muzice mu muhanda kuko ziri kumara ubuzima bwa benshi. Nkundira gato mbanze musabe niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, nyaboneka reba neza ko wakanze kuri subscribe. Niba ari ubwa mbere uhageze yikore, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Hanyuma mu nkundire tunyuze n'amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, bagiye bakomeza kugenda n'ubundi bagaruka ku nkuru y'urupfu rwa Eric, umusore witondaga, umusore wabanaga neza na bagenzi be, nk'uko mu buhamya bw'abantu bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda babivuga. Uyu witwa Kanyana yagize ati ayiwe, uyu nguyu yagize ati Eric disi Imana imwakire, story zawe tuzazikumbura. Yitwa Fidel. Uyu nguyu yitwa Bava yagize ati sha tubuze intwari, gusa Imana imutuze aheza kandi mwihangane. Uyu nguyu yagize ati nta kundi kabisa. Uyu nguyu yagize ati nibyumvikana pe, gusa Imana imwakire mu bayo. Uyu nguyu yagize ati nta kundi. Witwa Bravo yagize ati mwihangane, Imana ibahihumure. Uyu nguyu yitwa Sandrine yagize ati pole mama Pasi. Uyu nguyu yagize ati oya we ntago mbyumva. Uyu nguyu yagize ati yazize iki se?
uyu nguyu ati mana we no kuri birambabaje. Nababwiye ko amakuru y'urupfu rwa Eric bivugwa ko Eric yitabye Imana azize impanuka ku munsi w'ejo wo ku itariki 18. uyu munsi ngira ngo murabizi ko turi ku itariki 19. ubwo nyine nejo hashize kuwa kabiri nibwo amakuru avuga ko Eric aribwo yakoze impanuka ya moto akaza kwitaba Imana. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje, ni inkuru igoye, ari nayo mpamvu nkomeje kwihanganisha umuryango we, inshuti n'abavandimwe, abantu bari hafi y'uno muryango babasange mubafate mu mugongo. Ni ibihe biba bigoye, mu by'ukuri ni ibihe umuntu aba akeneye ko abantu bamuba hafi bakaba bamufata mu mugongo. Ndakubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Mu yandi magambo ngiye nawe tuzi neza ko tuzapfa, ariko ijambo ry'Imana tubwira ko uwamaze kugera acecekerwa nguwo imigabo n'imigambi ye ibitakibukwa, nta migambi, nta bitekerezo, ntaki. Ubwo rero ibyo ngibyo bigutere kuzirikana neza ko hari igihe ibyo wabwiwe n'ibyo wamenye n'ibyo wumvise byose hari igihe bizashyirwaho iherezo. Rero usigare wibaza inkuru ki uzasiga imusozi, nsigare nibaza inkuru ki nzasiga imusozi. Nkundire nsoreza ahangaha nkubwira ubutumwa, mubwire ngo nuko muhore mukenyeye kandi amatabazi yanyu yake, umere nk'abantu bategereza shebuja agarukira ava mu bukwe kugira ngo naza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza, naza mu gicugu cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyirinzu yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mu yandi magambo nari nshatse kubwira ko Yesu yaza nijoro, yaza ku manywa, iherezo ryawe ryagusanga uryamye, ryagusanga mu muhanda, ryagusanga mu kazi. Niyo mpamvu rero njye nawe tugomba guhora twiteguye. Ariko kandi ngo Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Twihanganishije umuryango wa Eric. Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze.